twahunze ubusambanyi. Iyo tugeze mu nzu y'Imana turadusangana ubusambanyi. Niyo mpamvu nibaza turi mu nzu y'Imana koko cyangwa n'inzara yatwishe tukaba turwaye bwake yenda kwica abantu bakaba barembye, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi abantu bakaba batabishobora. Nimba ibyo twahunze byose biri mu isi, tukava mu isi duhunza abanyeshyari, twagera no mu ikanisa tugasanga nibo, kuko twarakijijwe. Ese koko twarahindutse? Ese koko ijambo ry'Imana riri muri twebwe? Ese Kristo watuyoboraga aracyatuyobora? Ese ijambo ry'Imana riracyagwije imbaraga muri twebwe? Ese koko turacyari abagenzi bajya mu ijuru? Ese koko turacyakijijwe, turacyafite inzira zijya i Siyoni? Ugasanga ni ibintu utabasha gusobanura. Nzateza inzara mu bantu. Iyo nzara ntabwo izaba ari inzara y'ibyo kurya byo mu buryo bw'ibigaragara, ahubwo izaba ari inzara yo mu buryo bwo mu mwuka. None se mugi undebere mu matorero, ureba aho usengera, nanjye ndeba aho usengera. Ubutumwa bwiza koko buracyabwirizwa cyangwa dusigaye dufite izindi nyigisho n'ubundi butumwa n'iyindi myizerere n'iyindi myemerere ihabanye n'ubutumwa bwiza bwa Yesu, ihabanye n'icyo Kristo yadufatiye? Iyo nzara Imana ishimwe barabiciye. Ariko ubundi umuntu hari igihe abageni batatu berekanwaga ukabona abantu 10 bakuze bagwaye indabo, undagaze nk'igiti, ukibaza ndetse uko aba bantu n'itorero ry'Imana barajya mu ijuru. Abantu ntago mushaka kumva ukuri, nta nubwo mushaka kumva iby'Imana ishaka kuvuga, ahubwo mukeneye ko tubabwiriza ibijyanye n'ibyo mushaka. Ubu navuze ati runaka byagenze gutya, ati nibyo, ati nibyo. Ariko kugira ngo tubabwire Kristo, tubabwire ati nimutunganye inzira zanyu, nimugorore, nimwetunganye, nimukuri ibishimwa mu bigawa. Yego. Ariko ubusanga abantu barahindutse. Iyi nzara kugeze umutima wanjye uragukeneye mwami. Yes, reka ngusuhuze ndetse nkwifuriza ibihe byiza ahantu hose uherereye dukurikiranye. Reka nizere ko wamaze gukanda cyangwa se gukora subscribe ku Musaruzi TV kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro, ubutumwa ndetse n'amakuru agiye atandukanye kuyobokamana tubagezaho umunsi ku wundi. Amazina yanjye nitwa Mugisha, nkuko mubibona kuri screen zanyu cyangwa se muri telefone zanyu bitewe nawe uri kurebera iki kiganiro. Ndi kumwe na Adrien Mushumba. Reka ntangire muha ikaze ndetse mwifuriza n'igitondo cyiza. Ikiganiro tugikoza kiri kare, ntangire nkwifuriza igitondo cyiza. Urakoze cyane mugiye. Meze neza? Ndaho bisanzwe. Ndusheho no kwifuriza abantu badukurikiranye ubwo abari mu gitondo, abari saa sita, abari nimugoroba, bose ibihe byiza mu gihe bari kureba iki kiganiro kigira icyo kibungura, kigira icyo kibamarira kubera Imana. Umeze neza? Noneho reka dutangire twiragiza Imana. Naravuze ngo dusigaye tugira ibintu byinshi, utangiye utarasenga ushiduka wakomeje. Uri mwiza, uri imbabazi zacu kandi uri imbaraga zacu, uri data wa twese mwiza, uri Kristo ukora ibikomeye kandi uri Kristo ukora ibitangaza. Wakoze kuba mu ruhande rwacu, wakoze kwimana ubuzima bwanjye, wakoze kwimana ubuzima bwa Mugisha ndetse n'abakunzi b'Umusaruzi TV. Turaguhimbaza kubera kuri Imana itari ntambira kibi, turaguhimbaza kubera kuri Imana ikunda ukuri, turaguhimbaza ko uri data wa twese mwiza. Ntago tuzaca ukuri ku ruhande, ahubwo tuzahora twamamaza inkuru y'agakiza kawe kubera kuri mwiza kandi ukabura imbaraga zacu. Reka ubane natwe kandi ukorane natwe, ubwenge bw'Imana bari bwo butuyobora. Uturinde kwihimbaza aho guhimbarwe muri iki kiganiro, abari ushyirwa hejuru data. Imbaraga z'Imana zisenye ibicaniro byose by'umwanzi, utwagurira imbago kandi tubone ukuboko kwawe. Ubwenge bw'Imana busenye ibicaniro byose by'umwanzi. Ndagushimiye kuri data twese mwiza, ndagushimiye kuko uri bitangaza kandi ukabukora ibikomeye. Reka ubwenge bw'Imana bugaragare mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mukanya nyuma ya kamera wambwiraga kubijyanye n'inzara abantu benshi bafite, by'umwihariko ubwo ni abakristo. Umuntu agira inzara kuko yigeze kurya cyangwa se yigeze guhagaho, akagira n'igihe asonza cyangwa se akagira inzara. Ariko inzara tuvuga ntago ari y'ibiryo, ahubwo niyo mu buryo
bw'umwuka. Ubundi wenda ndahera ku tubazo duto na duto tworoheje kugira ngo umuntu asobanukirwe n'iyo nzara ari iki. Ubundi umuntu usonza hari uwo biba bizwi cyangwa se hari uhitamo gusonza cyangwa sonza kubera wenda ari icyorezo cyangwa ari ibintu byamugwiririye. Urakoze cyane Mugisha ku kibazo cyiza umbajije. Gusonza biterwa n'impamvu nyinshi. Umuntu ashobora gusonza kubera ko adafite apeti yo kurya, akaba arwaye cyangwa agasonza nyine kubw'uburwayi. Yego. Akabura apeti y'ibiryo, akumva arabishaka ariko uburwayi arwaye ntibumwemerere kuba yarya. Ahantu benshi bajya banayirwara bakayivuza. Bituma iyo ni indwara, iyo nayo ni inzara. Ikindi cyo gusonza, akenshi gusonza tuvuga ko umuntu atabigizemo uruhare, ariko hari n'igihe umuntu abigiramo uruhare agasonza kubwo kurangara. Urugero ufite umurima w'ibishyimbo, ufite umurima ugomba guhingamo ibishyimbo, wowe kubera ko ufite umufuka w'ibishyimbo ukavuga ati umufuka uzarangirana n'uku kwezi nzaba mpinga, abandi bari guhinga, ngira ngo bya bishyimbo byashira wa murima utawuhinze, inzara ikazakurya, ubwo ni uburangazi. Wasonza kubera ko wagize gute, wabigizemo uruhare. Yego. Ikindi ari igihe umuntu asonza atabigizemo uruhare, agasonza yabuze uko agira, nta yindi shuwa, yashakije nk'uko abandi bashakisha, cyangwa akagenda afite papasi yo kugira ngo aronke ariko ntaronke. Rero impamvu zituma abantu basonza ziba ari nyinshi, n'impamvu itera abantu gusonza ni nyinshi. Hari inzara iva mu mahitamo y'umuntu, hari inzara iza ari ibyago umuntu atabigizemo uruhare, hakaba ari n'inzara ituruka ku burwayi. Izo zose ni inzara. Zose ni inzara. Noneho abantu rero bazisonza nabo mu byihe byiciro cyangwa se ni buri wese ishobora kumugeraho? Mu buryo spirituality cyangwa mu buryo bw'umwuka, umuntu ashobora, abantu basonza akenshi ni abantu bo mu byiciro byose. Pasiteri injara ishobora kumwicaho mu buryo bwo mu mwuka, kandi no pasiteri y'inzara imwishe n'intama zirasonza. Muvuga butumwa twebwe dushobora kwicwa n'inzara, wakabaye agabura abashonje. Yego. Muvuga butumwa hashobora kwicwa n'inzara, yamara kwicwa n'inzara ibiryo agaburiye abantu n'ibyo agabuye, ubundi abantu ntibahimbuke kubera ko umugabuza ashonje, umugabuza arashonje. Rero abaririmbyi bashobora gusonza, umuhanzi agasonza ijambo ry'Imana, ntashobore gusenga Imana. Mu bihe bya kera aho mvuka cyangwa aho nasengeye, nabaye ku Gisenyi. Yego. Nasengeye ahantu hatandukanye, ariko abaririmbyi benshi iyo bajyaga guhabwa indirimbo barabanzaga bagakubita nk'amasengesho y'iminsi 3. Umuhimbyi wabo cyangwa abahimbyi babo, Imana ikabaha amagambo y'ubwenge yo gusoma, bakabihuza, basoma ukumva izo ndirimbo zifite melody cyangwa zifite ubutumwa, zifite message. Iyo nta nzara bari bafite ibyo kurya byo mu mwuka, bahaga Imana umwanya, Imana nayo ikabaha umwanya, kubera ko ntago Imana igiha umwanya umuntu utayiha umwanya. Iyo ushaka ko Yesu akorera muri wowe, Yesu umuha umwanya. Niyo udashaka akorera muri wowe, umwima umwanya ukaba okipe. Iyo ubaye okipe birangira nyine ubaye okipe, bikarangira ko nguko. Nicyo navuga. Hari ibintu bibaho bita kugwa cyangwa se guta umurongo, ubwo ni uguteshuka ku byo wakoraga cyangwa se wabagamo. Wabihuza gute n'inzara? Ubundi hari icyo bita kugwa, hari icyo bita kuyoba, hari icyo bita gusubira inyuma, hari icyo bita kuvangirwa. Hagwa nde, hasubira inyuma nde, havangirwa nde? Reka mbere mu kuvangirwa. Kuvangirwa ni igihe mfite igikombe cy'itasi kirimo ka cyayi cyangwa ikawa, ndi kunywa ka cyayi, cyangwa mfite igikombe kirimo amata, ndi kunywa amata,
nkajya kubona nkabona akasimba cyangwa akazizi kaguyemo mu mata yanjye none se arya amata nayabogora nkayabogora akagenda kubera ko aguyemo akazizi wayatokora ahubwo nazana ikiyiko cyangwa ifoke nakakanika n'umutozo umukubito ntago wawushyira mu itasi cyangwa mu gikombe umukubito ujya mu ijaga kereka kaguye mu ijaga noneho rero nkazana narangiza nkakuramo ka kazizi cyangwa gasazi ubundi nkakomeza nkanywa amata simbogora amata. Icyo nicyo bita kuvangira. Kuvangirwa ni iki? Ni umuntu ufite impano yo guhanura cyangwa yo kubwiriza yarangiza agatangira neza ariko mo hagati Satani akavanga. Yego. Ibyo bintu rero akenshi bikunda kuba ku bantu b'Imana cyangwa bavuga butumwa cyangwa n'abahanuzi no mu buzima busanzwe. Ariko dore ingorane ahantu bijya bikomerera. Nirijyara umuntu wavangiwe amenye ko yavangiwe, amenye imbaraga zo kubivangura. Icyo nicyo gihe gituma abantu bakomera. Tuvuge nimba umuntu yahanuraga akagwa mu ntege nkeya agasambana, ibyo mu byita ngo ni ukugwa. Ntago ari ukugwa, uko ni ugusubira inyuma. Yego. Ariko kugira ngo urya muntu avuga ati nubwo ndi umukozi w'Imana, nubwo abantu banyemera ko ndi umwigisha, nibyo koko hari ijambo Imana yamaye itera muri nge rihembura imitima y'abantu. Ariko nubwo rihembura imitima y'abantu, mu kuri kwera iyo nirebye ngewe ndacyakijijwe kubera ko hari ibintu bitatu bitajya birya ruswa: umutima, Satani n'Imana. Ntushobora kubeshya umutima wawe kuri inyangamugayo kandi umutima wawe uzi kuri inkundamugayo. Ntushobora kwita umutima wawe ko uri umukozi w'Imana, umubiri wawe utaguhamiriza kuri umukozi w'Imana wa nyawe. Ntushobora kwiyita kuri umuntu uri innocent w'inyangamugayo, nyamara umutima wawe uzi kuri umunyakuri uri inkundamugayo. Ahubwo umutima urakubwira ati we bemeze sha, babwire ko uri inyangamugayo kubera ko ufite ibizibiti, ufite ibimenyetso bakumenyereye uhanura, bakumenyereye ubwiriza, ariko umutima wawe urabizi neza ko wasambanye. Aho rero niho Yesu areba. Yesu akunda gukontorora ahantu abantu batagera, akunda gukontorora ahantu abantu batumva. Bya bindi twebwe tutazi nibyo Yesu azi, bya bindi tutabona abantu nibyo Yesu abona. By the way, naje gusanga abantu benshi tujya twitiranya kumenyekana ndetse no kubaka izina tukabihuza n'agakiza. Biratandukanye. Sinzi igihe tuzagira tugatandukanya impano n'agakiza. Kuba namenya gutondeka amagambo nkabwiriza, ngakumvika abantu, nkabereka ko ndi umunyamwuka, ntago ari byo bivuga ko ndi umukozi w'Imana. Ahubwo barya abantu tubana, barya dusengana mu buzima bwa buri munsi, wa mugore wanjye tubana n'ababana, nibo bazi ko ndi umukozi w'Imana cyangwa ko ndi umukozi wa Sekibi. Naho bitari ibyo umuntu wese w'intyoza yashobora kuvuga. Icyo nicyo bita rero kuvangirwa. Yego. Icyo bita rero kuyoba. Kuyoba ni iki? Umuririmbyi yaravuze ngo benshi baraguye abandi barayoba bava mu byizerwa. Ariko aravuga ngo muri ino minsi ukora imirimo tubone ko udahinduka. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Nijyara umuntu amenye kayoba, ubundi hayoba nde? Ikindi cya mbere, hayoba umuntu uri kugenda kandi wageze mu rugendo. Yego. Afite iyava, afite n'iyajya. Iyo agezemo hagati agenda arayoba. Iyo amaze kuyoba nibwo reaction cyangwa ibigaragarira abantu bakubwira ngo yayobye. Abenshi ubu rero muri urugendo ubona mu gisha turimo, dufite abantu bahagurutse neza, batangira neza, ariko bagezemo hagati barayoba. Iyo bamaze kuyoba, abantu benshi kuko bazi ko bari mu rugendo bayobya n'abandi. Nizo ngaruka uri kubona zo mu nsengero, nizo ngaruka ubona ko nimba uvuze umukozi w'Imana ati runaka yakujije, bikaba ko wakoze igitangaza. Nimba ucyashye bakavuga ko winjiye mu buzima bw'umuntu. Ibyo biratandukanye. Aho ngaho umuntu yayobye. Kuyoba ni iki? Ni igihe umuntu avuga akabwiriza ubutumwa bwiza ariko ntabwirize inyigisho z'ubutumwa bwiza. Kuko ubutumwa bwiza ni ububwiriza abantu ubwami bw'Imana. Bukagira part 2. Part 2 y'ubutumwa bwiza
nububwira ngo tuzava mu isi tuzagera mu ijuru. None tuzagera mu ijuru tunyuzeho, tuzaca mu isi. Mu isi umuntu abamo gute akegera Imana kandi akabana nayo kandi ari mu isi irimo abagome, irimo abagambanyi, irimo n'ibyaha. Ikindi cya gatatu ukabwiriza kondisiyo z'ubwami bw'Imana. Kondisiyo z'ubwami bw'Imana mva ukuntu Yohana yavuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 3. Yohana yaravuze ngo nimwihane ibyaha byanyu kuko ubwami bw'Imana buri hafi kandi buregereje. Aravuga nuko umuntu wese nave mu bidatunganye. Kondisiyo z'ubwami bw'Imana ni ukwihana ibyaha byawe. Uranyumva neza? Ariko uyu munsi wa none iyo duhuye n'umuntu wayobye ngo kubera ko kubanga Imana irabivivuye, kubera ko twuzuye irari, kubera ko twuzuye iby'inanga, dita twumva ko kurya umuntu ari mu mwuka, tukavuga ati runaka ari mu mwuka, arimo neza, n'umukozi w'Imana, bigenda neza, n'umukozi w'Imana wawe atabwiriza abantu kwihana ibyaha, n'umukozi w'Imana wawe atabwiriza abantu gukomera mu kigeragezo no mu gakiza, n'umukozi w'Imana wawe. Ntimuze gutuma ngira ifuhe mujya mumbwira ngo ngira ifuhe ngo nkavuga nabi, ariko ntago mvuze nabi. Mujye mureka tuvuge ukuri nimba ari cyo twamagare kugira ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza. Icyo nicyo bita rero kuyoba, nicyo bita gusubira inyuma, nako kuvangirwa. Ngeze ku cyo bita rero kugwa niki? Kugwa iyo nagize dute nkibaza kuri Mugisha I cyangwa M, nkibaza kuri MJ, bikanshyumuza twahanye gahunda, kubera ko MJ ari programme imanaginga ibintu bijyanye n'ibirori n'ubukwe n'amafoto ndetse kabikavaringa bya bindi bazajye banaguhamagara ubafashe. Narangiza bakanshyumuza, umutima wanjye ujya kure, ngatangira nkagutekereza za nabi. Ariko iyo unyegereye ukambwira ati I'm very sorry, ibyambayeho n'ibingibi, ni ukuri ntabwo ngwa, ndongera nkabyuka. Aha niho rya jambo ujya mvubigisha ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru nengwa nzabyuka. Na rya jambo ujya mvasoma ngirega cyari ibyiringiro k'igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka. Yego abantu ujye usanga izo nyigisho arizo zorohereje abantu bazigisha mu buryo butari bwo. None tugeze ku cyo bita gusubira inyuma. Gusubira inyuma ni iki? Gusubira inyuma se bikorwa gute? Gusubira inyuma nukuba umuntu ava Gacuriro ajya mu mujyi bakamubwira ngo wayubye, inzira ijya Gacuriro ntago inzira ijya mu mujyi ntago guca Gacuriro, ahubwo no guca Kimihurura. Wamara guca Kimihurura ukagera Kimironko, wamara kugera Kimironko amanuka Remera, wamara kugera Remera ugaca kwa Rwahama, wagera kwa Rwahama ugaca ku Gishushu, wagera ku Gishushu ukagera kuri Convention, wagera kuri Convention ukagera za Rugando, wamara kugera za Rugando ugatambika ukamanuka ukagera hepfo atugasubira mu mujyi. Ubwo yakuyoboye. Icyo rero nicyo bita gusubira inyuma. Nukuba umuntu yari afite ibyazi kandi anabirimo, arangiza kumva ko atari byo, bakamutegeka gusubira inyuma ati ihane ibingibi. Burya abantu benshi mujye muvuga ngo baguye ntibaba basubiye inyuma. Ibyo rero ukabihuza gute n'inzara? Inzara rero yo mu buryo bw'umwuka, ibyo bintu byose ni inzara. Birababaje ko umuntu agwa ntamenye ko yaguye, ariko buriya ngo urugero rwa bugufi, inzoka urayizi. Inzoka iyo imenye ko ishaje ijya kwibuye, yamara kwibuye igafata nk'iminsi 10 yisonzesha, yamara kwisonzesha, uranyumva neza, rwa ruhu rukananuka, none igasa nk'iyikuba kuri ryabuye, kagasosoroka marakayo kagatoya, urwiburure rugasigara. Iyo ni inzoka. Biratangaza ko umurokore agwa ntamenya aho yaguye. Iyo ni ikibazo cy'inzara. Noneho rero iyi nzara yaje, abantu ibyo bizeraga batangira kubihinyura kandi ari ukuri, kubw'indonke, kubw'icyo ashaka, kubw'intego afite ndetse na misi afite. Uranyumva neza? Barangiza bakabireka ntiyumva ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iyo ni inzara yo mu buryo bwo mu mwuka. Urebe ukuntu inzoka iz'ubwenge. Inzoka nushaka kubimenya na Yesu rega yaravuze ngo mbatumye mumeze nk'intama, mugende muri inyangamugayo, mumere nk'inuma zitagira amahugo,
arababwira ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka ariko mwirinde ubumara bw'inzoka. wari uzi inzoka ubwenge bwayo? wari uzi ko iyi nzoka bita inshira iyo igiye kugucira ugaca nk'ahantu ikabira kwiteguye, uyigeze imbere irashyunguta kugira ngo urebe inyuma. iyo ikoze igishyunguto ihita igucira igahita igenda. ariko umurokore iyo agukomerekeje agukomeretsa rimwe, agukomeretsa gatanu, agukomeretsa gatandatu ndetse karindwi. yanezezwa nimba wapfa, yanezezwa nimba ibyo wari urimo byose wabivamo kubera ikibazo cy'inzara. tekerezaho inzoka uba usanga ifite iyo mico. ikindi cya kabiri, iyo inzoka ikurumye mu gihe, inzoka iruma umuntu rimwe risa ihita inyegera. buriya ihuye n'inzoka imaze kurya umuntu wanayifata mu kiganza, nta bumara iba ifite, biba byarangiye. ubumara bwayo bwose ibumarira mu muntu umwe. ariko biratangaza ko umurokore agukomeretsa rimwe, agukomeretsa gatanu, agakomeretsa n'abandi 10, akavuga amahomvu, akavuga amafuti, ntimubivugeho bitewe n'izina afite, ndimucyahe bitewe n'uwo ari we, wivuga ukuri, hoya nta gahugurwa, nta murayiki uhugura pasitoro, nta murayiki uhugura umuhanuzi, nta muhanuzi uhugura pasiteri, ntaho byabaye. mujye mwubaha amavuta mw'abana mwe, mujye mumenya abo muri bo. ukibaza uyu muntu yamagawe n'Imana? uyu muntu inzara yo mu buryo bwo mu mwuka, inzara yaje abantu birengagiza iby'Imana. icyo ni ikindi cy'inzoka. ikindi cya kabiri, mujye inzoka igiye mu mwobo ibanza umutwe. ibanga ry'umutwe urarize. Bibiliya yaravuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa. kubera iki? ngo nimwo iby'ubugingo byose bikomoka. Haleluya. nimwo iby'ubugingo byose bikomoka. Bibiliya irabivuga mu Itangiriro. Yesu yaravuze Imana ngo nsize urwango hagati yawe n'inzoka, nuyifata uzayikandagira agatsinsino, nawe nigufata izakuruma ku gatsinsino. muranyumva neza? umva icyo Bibiliya ivuga. iyi nzoka ishyira mu bikorwa itegeko ry'Imana. ibanza umutwe kuko izi ko umutwe aricyo kintu cya mbere igira kirwanywa. izi ko aricyo kintu cya mbere, ntugire ubwoba bw'izuba, nta kibazo. izi ko aricyo kintu cya mbere abantu barwanya umutwe w'inzoka. iyo imaze kugera mu mwobo w'inzoka ihita ikora tuwa, ihita ihindukira umurikira, noneho umunwa w'inzoka ikawushyira ku mwobo kugira ngo nuyitungura ihita ikuruma igushyiremo bwa bumara, ubundi nyegere icike. ariko urebe ukuntu abarokore bamera. biratangaza ko ikinyabiziga buri mwaka kigira bakijyana muri control technique. biratangaza ko mu muhanda utajyanamo imodokari na essence. abatunze amamodokari urabyiga ukamenya nimba irimo amazi, ukareba amavuta ahageze, siriyo, warangiza ukanayishyushya. yego ukayishyushya. ariko kubera inzara yo mu mwuka, twebwe tubyuka tujya gucata, tubyuka tureba abapfuye kuri stati, tureba stati Mugisha yaraje iki kuri stati, kubyuka uvuge ngo mwami Yesu hari aho naraye nsikiye cyangwa ngiye kujya mu kazi. Bibiliya yaravuze ngo nimwikoreze Uwiteka amaganya yanyu n'imitwaro yanyu, niwe wita kuri mwebwe. umbabarire data, ibi bintu bimbabarire, unabara undwanirire uyu munsi wa none, unshyigikire ume kuvuga amagambo abaze o kugira ngo yinginge Imana abwire Yesu ngo iki gitondo ujyane nanjye. we anezezwa kubera inzara no kubyuka areba WhatsApp, no kubyuka areba stati. kandi kuri WhatsApp hari igihe usangamo message ivuga ngo yo Mwadirengo yakoze accident, ngo yewe Mwadirengo yapfuye, ngo yewe Mwadirengo yanzu yiwe yahiye, ngo yewe Mwadirengo ya modokari we yahiye, ngo yewe Mwadirengo wa muhanda we wapfuye, ngo yewe Mwadirengo warubize, ngo yewe ngo ya fama afite Nyagatare cyangwa Gatsibo, ngo dore bayibye disi. iyo amaze kubyumva itavuga ngo oh my god pole sana, agahita ajya gutabara. dayimoni wimanuka akaba yabyutse mu muhanda, bagahita bagusya bakakugonga. cyangwa ukiri kuvanga ariko ngurandibira ngo ugasanga umuntu iri mu bitotsi, mu bitotsi byo mu buryo bwo mu mwuka, agasinzira agahunikira ijambo ry'Imana akaryirengagiza. ariko inzoka cyangwa imodokari buri mwaka igira control technique. n'inzoka izi kwiyuburura.
ariko umurokore iyo umwaka ushize ashira atazi kuvuga ngo muri uyu mwaka nta bantu nahemukiye, eske nabo nasaba imbabazi ubundi narangiza nkisubiraho. Ikindi cya kabiri, uku kwezi nitwaye nte mu muryango wanjye, iyi minsi nitwaye nte ku mugore wanjye, ntago nasaba Yesu imbabazi kubera inzara. Ujye usanga ibintu dutunze ibikoresho bisanzwe tubirusha donke tubyitaho kurenza uko twebwe twiyitaho. Iyo ni inzara. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Mose ibice bya 8 umurongo wa 11 hari ijambo rivuga ngo dore iminsi igiye kuza niko Uwiteka Nyiringabo avuga, nzateza inzara mu bantu banjye. Dore iyo nzara ngo ntago azaba ari inzara y'ibyo kurya byo mu mubiri cyangwa ngo inyota yo gushaka amazi asanzwe, ngo izaba ari inyota y'ijambo ry'Imana ngo n'ibyo kurya byo mu mwuka. Ngo abantu bazazererezwa mu butayu nibarangiza bazabura ikibaramira. Iyo usomye ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice byaho ibice 4 umurongo wa 1 haravuga ngo uwo munsi abagore 7 bazajya ku mugabo umwe bamubwire ngo tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tuzajya twiyambika ubwacu, ariko uduye kwitirirwa izina ryawe udukize urubwa rw'abantu. Iyo mbirebye mu gihe cya none mbona kubera inzara yo mu mwuka abantu bakize urubwa rw'abantu ntibashaka gukizwa kugira ngo Imana ibabone. Na niyo mpamvu iteka iyo turebye tubona uko abantu badufata nuko abantu batubona, ntabwo tujya tuba abo tugomba kubaho, nta nubwo tubabo abo tugomba kubaho. Dukora ibintu kugira ngo abantu baturebe, dukora ibintu kugira ngo abantu badukomere amashyi, dukora ibintu kugira ngo abantu batwemere, kugira ngo umuntu avuge ubutumwa avuga ngo Mana urebe ko nahagaze mu cyo nkavuga ubutumwa bwiza. Ahubwo turavuga ngo nimbwiriza ubutumwa ko Mugisha azabwiriza gutya, ko Mugisha afite FM, ntago ari buze kunsebya ubundi bikamfata, ntago ari buze kunegura ubundi bimfate. Eske ninkora gutya nkajyanga tesha ahari cya gihumbi runaka aracyakimaye. Ariko Bibiliya yavuze ngo ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, biravuga ngo ubwami bw'Imana n'ubw'imbaraga. Bibiliya rero irantangaza. 7 Bibiliya yavugaga ni amadini n'amatorero 7 ari mu bice 7 byuzuzwe bisobanura ikintu gishyitse mu maso y'Imana, azitirirwa Imana akitirirwa Imana, ariko nta Mana itunze, nta by'agakiza atunze. Tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tuzajya twiyambika ubwacu. Ni ukuvuga ngo nimba twaribaga tuzajya twibisha Bibiliya, niba twasambanaga tuzajya tujye dusambana mu murimo w'Imana. Niyo mpamvu mu bintu byambabaje ni ukubona abantu bambara ubusa n'abantu bitwara uko batari, twarabitaye hanze, twagira no mu nzu y'Imana tukaba twarabisanzemo. Ibi bintu birantangaza, biratangaje kubona ibintu twahunze mwisi. Niyo tugeze mu makanisa nibyo dusangamo, twahunze ishyari iyo tugeze mu makanisa turisangamo, twahunze amagambo iyo tugeze mu nzu y'Imana tubisangamo, twahunze ubusambanyi iyo tugeze mu nzu y'Imana turadusangana ubusambanyi. Niyo mpamvu nibaza turi mu nzu y'Imana koko cyangwa n'inzara yatwishe tukaba turwaye bwake yenda kwica abantu bakaba barembye, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi abantu bakaba batabishobora. Nimba ibyo twahunze byose biri mu isi, tukava mu isi duhunza abanyeshyari, twagera no mu ikanisa tugasanga nibo, kuko twarakijijwe. Ese koko twarahindutse? Ese koko ijambo ry'Imana riri muri twebwe? Ese Kristo watuyoboraga aracyatuyobora? Ese ijambo ry'Imana riracyagwije imbaraga muri twebwe? Ese koko turacyari abagenzi bajya mu ijuru? Ese koko turacyakijijwe, turacyafite inzira zijya i Siyoni? Ugasanga ni ibintu utabasha gusobanura. Nzateza inzara mu bantu. Iyo nzara ntabwo izaba ari inzara y'ibyo kurya byo mu buryo bw'ibigaragara, ahubwo izaba ari inzara yo mu buryo bwo mu mwuka. None se mugi undebere mu matorero, ureba aho usengera nanjye ndeba aho usengera, ubutumwa bwiza koko buracyabwirizwa cyangwa dusigaye dufite izindi nyigisho n'ubundi butumwa n'iyindi myizerere n'iyindi myemerere ihabanye n'ubutumwa bwiza bwa Yesu, ihabanye n'icyo Kristo yadufatiye? Iyo nzara ntabwo izaba ari ibyo kurya byo mu mwuka byo mu buryo bwo mu mubiri, izaba ari ibyo kurya byo mu buryo bwo mu buryo bwo mu mwuka. Iyo nzara yageze ku bantu, ibya Kristo abantu barabiguranura bakajya mu isoko mburamumaro. Iyi si turimo ni mu isoko mburamumaro. Umuntu avuga ibyo ashaka, umuntu agakora ibyo ashaka, yewe ntagire n'umutima umucira urubanza, ntanavuga ati Uwiteka Mana wambabariye ukantabara warangiza ukangarukaho. Ahubwo kubera iki? Twuzuye irari, twuzuye amarangamutima
iby'ijambo ry'Imana nibyo kugira ngo tugire agakiza turyoherwe n'ubutumwa bwiza. Ugasanga ntabyo dukora nta n'ibyo turimo, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu Kristo abera ibice 13 umuntu nk'umunani. Yesu Kristo kwejo yarari na uyu munsi niko akiri. Yisomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 10, yaravuze ngo matumye mumeze nk'iki, mumeze nk'inuma, mugende mumeze nk'inuma mutagira amahugu. Aravuga ngo mugende mubwirize ubutumwa bwiza, abazemera bakiyana muzabateze mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Uyu munsi wa none ntago tukibwiriza abantu tubahindurira kuba bigishwa ba Kristo, tubahindurira kuba abo dusengera, tubahindurira kuba ari abadeperi, abandi ari abametodiste, abandi ari abamizima, abandi ari Témoins de Jéhovah, abandi ari abanglikani. Donc imyizerere y'idini isigaye yarasumbye ibya Kristo. Ibyo twaziririzaga nibyo usanga twaraziruye. Icyo ni ikibazo cy'inzara. Iyi nzara yagize ku bakobwa ntago bakibwiriza, nta nubwo bakiririmba kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Muzareba amakorari akomeye, uranyumva neza? Muzareba amakorari akomeye dufite muri iki gihugu cy'u Rwanda, iyo yakoze sorte ntago abwiriza kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro, ahubwo abwiriza ngo yayinda abantu bagize gute, yayinda abantu bakunze. Kubera iki? Turacyaririmba turirimbira abantu, ntago tukiririmba tuvuga ngo ubwami bw'Imana buze. Iyo tubwiye turajyabwiriza tubwiririza kugira ngo abantu bafashwe, ntago tukibwiriza tubwiriza iby'ubwami bw'Imana. Iyo inzara yageze mu bantu ntibabwiriza akamero ka Kristo, babwiriza za nyigisho zitwa morale, za zindi nimbwiriza muri buze kumpamagara ati nafashijwe mukozi w'Imana. Ariko nimba twarahamagawe n'Imana, haleluya, nimba twarahamagawe n'Imana koko, nimba dukorera Kristo, dukwiye tuvuga ngo mbe mwami. Ayi wowe Hoziyana yaravuze ngo turagutegereje, turacyari maso, titurarambirwa mwami Yesu. Turacyategereje Yesu. Icyo ni ikibazo cy'inzara. Tubwiriza nimba Adrien, nimba nagiye nigisha inyigisho mpindura ubutumwa bwiza, nkajya muri yasije abantu bakunze, bati ibyo abantu bakunze bati n'iby'Imana ishaka. No, totaho mu bundi busanga ibintu abantu benshi bakunze atari iby'Imana ishaka. Muramba bajanga anga muramba baje rwose. I'm very sorry, singiro nkomeretsa. Ni byiza ko tubwiriza abantu ibintu bakabikunda, ariko ni byiza ko tubanza tukareba mbese ubwami nkorera n'ubwande burimo bande, amategeko n'amabwiriza akakurikizwa. Nimba ubwami bw'Imana, nimba mbayeho kubera Imana, nkwiye kubaho mu nyungu z'Imana. Iyo tutabayeho mu nyungu z'Imana turavunika, iyo batuvuze turavunika, iyo baturwanije turavunika, niyo dukennye turavunika. Ariko nimba gukena biri mu nyungu z'Imana, haleluya, nzemera nihanganira ubukene. Nimba kurwara biri mu nyungu z'Imana, nzemera nihanganira uburwayi kandi Kristo ahimbarwe muri njyewe. Ayi wewe icyo nicyo navugaga. Inzara iyo yageze ku bantu baguranura iby'agakiza, uzabirebe nawe. Twagiye tuyoboye turabwira tumva mugire mu yandirimbo ati yayindi yes tiyayindi mujya muririmba tu ni mujya mushyiramo ubundi tugasimbagurika. Ugasanga korari zifite indirimbo nyinshi, ariko uzarebe bahora ku ndirimbo ebyiri, indirimbo 3 nizo bahoramo. Iyo bayiririmbye ati nakora turayemera, irakora turayemera, baririmbira abantu ntago baririmba kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Yego. Ayiwe, ariko iyo baba bicaye mu ikanisa bavuga ngo ndiho yaraduhamagaye, ariko mugisha we wanyumvise, ndiho yaraduhamagaye, ndiho aba muri twebwe, twaririmba ibinezeza Kristo. Yego. Twabwiriza ibihimbaza Imana, tutabwirije kugira ngo abantu badukunde. Ujye usanga abavuga butumwa wa complexe nkuko batabwirije ngo abantu bakomere amashyi. Ujye usanga abapasitoro baba complexe nkuko batabwirije ngo nibarangiza ngo babakore mu ntoki ngo babwirije neza ngo uriho amavuta y'Imana. Yesu wabambwe Nyabihanga we. Icyo ni ikibazo cy'inzara. Iyo abantu barwaye umwera babwiriza nyirizo nyigisho bazita gospel principality, nyigisho zizingiye kuri morale,
ariko sibyo none se niba mbwirije ni byiza ko iyo mu mfrefise mukambwira ati felicitation mukozi w'Imana ni byiza, ariko se papasi nkwiye kubwiriza ndindiriye ko munkomera amashyi? Nkwiye kubwiriza kugira ngo muze kunsuhuza iyo wari urimo neza disi haleluya, wari urimo neza byagendaga neza, naje gusanga ishimwe ry'abantu rigira garandi, amashimwe y'abantu agira garandi, ariko umuririmbyi yaravuze ngo nshime umwami wo mu ijuru haleluya, ntange n'icyo mushimi. Nari ndwaye arambora mugisha ndafashijwe, nari mbose arambora, ni data wa twese mwiza, azi kote faible akamenya na kote fort, azi intege nkeya zacu, nuko ajya tuguyaguye katurinda satani. Yaravuze ngo yemwe bamarayika bera nimushima Uwiteka, namwe abera bose bamwije nimuhimbaza umwami, aravuga ngo mwese mwishimane nawe, ntugire ubwoba bw'akazuba mugisha, ewe ntugire ubwoba, mu bintu Imana izaduhanagura, nibyiye twabize dukora umurimo Imana izabiduhanagura, ntago Yesu azaduhanagura ibyo tutabize, ntago Imana izaduhoza, ntago Yesu ajya ahanagura abantu amarira Yesu atagizemo uruhare. Imana iduhanagura amarira twarize kubw'inyungu z'Imana, ariko amarira twarize kubw'inyungu zacu ntago Yesu ajya aduhanagura. Allo inzara ari wowe burakeye we, burakeye Mana. Paul yaravuze ngo nicyo gituma nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere, ndamara yo dutanguranirwa ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye. Haleluya. Umva intego y'umuntu utararwaye bwacyo mu buryo bwo mu mwuka, umva intego y'umuvuga butumwa utararwaye bwacyo mu buryo bwo mu mwuka. Tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu, mwasome Yesaya ibice 1:1, kandi tuzajya twiyambika ubwacu, ariko udukize urubwa rw'abantu, uduhe kwitirirwa izina ryawe. My dear friend, abantu bari kwitirirwa izina ry'Uwiteka, bafite izina ry'uko bariho. Laodikiya niko yavuze, isomye mu byashuro Yohana, haravuze ngo nyamara uze kuvuga izina ry'ukuriho, nyamara mu buryo spirituality uri intumbi, uvuga kuriyo ariko uri intumbi. Nicyo navuga, inzara yisha abantu, ibya Kristo barabiguranura, uzabirebe birambabaza, birambabaza. Uzarebe mu makanisa yacu tubamo n'insengero tubamo, nuko ndi kubivuga byenda mwirijwe maza kumbwira ati vuga buhoro, uzabirebe. Dukomera amashyi y'umuntu yerekanywe umuririmbyi, iyo umuririmbyi yerekanywe tumukomera amashyi, abacuranze bagakoma drum, bakavuza ibyuma ndetse n'amapiano bakayakubita, abantu telelelelelelele. Uretse ko twebwe iwacu barabiciye bya bindi ngo ugenda ngo bakaguha indabo, Imana ishimwe barabiciye, ariko ubundi umuntu hari igihe abageni batatu berekanwaga ukabona abantu 10 bakuze bagwaye indabo, undagaze nk'igiti, ukibaza teze uko aba bantu n'itorero ry'Imana barajya mu ijuru, bahuje igihugu, ugasanga ni ikibazo gikomeye, bigatera ishyari. Rero icyo nshaka kuvuga, iyo ni inzara yo mu buryo bwo mu mwuka. Iyi nzara yaje kuri pastor araguranura, ibyo yangaga byose atangira kubyemera, ibyo yakubitiraga abandi usanga none nawe ari kubikora. Ndumva twasenga inzara, yego inzara nzateza inzara. Iyi nzara uzayikira guteze? Iyi nzara iri gutuma divorce 10 ziba, umuntu agashaka umugabo wa mbere akumva ntahagije, agashaka abagabo 6 cyangwa 5, ariko isi yararangiye pe, yararangiye nuko mutabyemera. Nago nabango yararangiye, ariko ibihe bya nyuma murabibona ko Yesu ari bugufi kuza gutwara itorero, ariko abantu barasinziriye. Abantu nago mushaka kumva ukuri, nta nubwo mushaka kumva iby'Imana ishaka kuvuga, ahubwo mukeneye ko tubabwiriza ibijyanye n'ibyo mushaka. Ubu navuze ati runaka byagenze gutya, ati nibyo, ati nibyo, ariko kugira ngo tubabwire Kristo, tubabwire ati nimutunganye inzira zanyu, nimugorore, nimwitunganye, nimukuri ibishimwa mu bigawa. Yego, ariko ubusanga abantu barahindutse. Iyi nzara kugeze, iyi nzara yisha abasaza bakaba batakibwiriza ubutumwa bwiza, iyi nzara yisha abashumba bakaba batakibwiriza ijambo ry'Imana, iyi nzara yisha abavuga butumwa n'abahanuzi bakaba batakivuga kubera Imana, tuvuga kugira ngo abantu baturebe, twigisha kugira ngo abantu badukomera amashyi. Iyi nzara kugeze, ndagushimiye Yesu kubera kuri Imana utari intambira kibi, ibeno di fortress tidra. Iyi nzara yo mu buryo spirituality igeze ku bantu baguranura ibyawe, dushyigikire rero, utwambike imbaraga, buri umwe wese yite ku iherezo rye.
ubwenge bw'Imana bube muri twebwe. Au nom de Jésus Christ, amen. umutima wanjye uragukeneye mwami